Tugeze mu mwanya mwiza wo kwiga ijambo ry'Imana. Muri uyu mugoroba ndagira ngo ndebe abantu bafite Bibiliya zabo. Abantu bafite Bibiliya zabo, yego Imana ibaha umugisha cyane. Muri uyu mugoroba nejejwe cyane no kuganira namwe amagambo akomeye cyane afite insanganyamatsiko nziza. Navuga ngo ni insanganyamatsiko nziza kubera ko iyo nsanganyamatsiko iravuga ngo indangagaciro z'umuntu wa mbere wagiye mu ijuru. Umuntu wa mbere wagiye mu ijuru ni izihe ndangagaciro zagiraga gute? Zamurangaga. Kubera iki? Abaririmbyi baririmba kujya mu ijuru, abarwaye tubahumuriza tubabwira ko mu ijuru nta gupfa kuzabayo, abagize ibibazo n'ibihombo tubabwira ko mu ijuru bitazabayo, abantu bishwe n'inzara cyangwa babuze icyo bagaburira abana, abapfushije ababo, ndetse n'imitima yacu yibabaye tuyibwira ko aho izaruhukira ari hehe? Ari mu ijuru. None kwinjira mu ijuru birasaba iki? Ni izihe ndangagaciro zaranze umuntu wa mbere wagiye mu ijuru? Impamvu tugomba kubyiga ni uko Imana itajya ihindura ibyangombwa byayo. Ntabwo ibyangombwa Imana yasabaga Adamu, iby'Imana yasabaga Abeli, iby'Imana yasabaga ba Mose n'abandi, ntabwo Imana yageze mu minsi y'imperuka ngo ivuge iti ndabona ibintu byarahinduye, reka nanjye ibyo nasabaga abantu nabyo ngire gute? Mbihindure.
urakoze cyane. Abarimo kudukurikirana kuri YouTube bakeneye ijwi. Buracya uwo muntu wari urimo kuvuga yuko yaretse inzoga, nta kibi nta cyaha azongera gukora, buracya wajya kona ukabona turutse mu kabari mwahuza amaso, isoni zikagira gute, isoni zikamwica, warangiza ukamurembuza uti se ejo ko watanze ubuhamya ati byancitse sinzi uko byagenze. Ariko impamvu ni imwe, intambwe yose Imana yatereshaga Henoki yashimaga Imana mu mutima we, ariko ntiyacyuriraga abantu akurikije intambwe yateye. Impamvu uyu munsi ndeka ikintu nkagihindura iturufu yo gukubitisha abandi, nuko atari Kristo uba wagize gute, wakindekesheje. Mbibutse yuko ibi ni ibyangombwa by'umuntu wa mbere wagiye mu ijuru, indangagaciro zamuranze. Yahoraga ashaka ubuzima bwo kureba mu maso h'Imana, ariko iyi Imana yamuhaga imbaraga, ntabwo icyo kintu yakigiraga iturufu yo gukubitisha abandi. Yarushagaho komatana n'Imana, niko yarushagaho kubona intege nke ze no kumva ko ari mubi bikabije. Buriya mu byangombwa biranga abantu bazajya mu ijuru harimo no ko uko umuntu agenda yomatana n'Imana ariko agenda arushaho kubona intege nke ze. Niba ari uko bimeze rero, abantu bicaye hano benshi turi abakandida b'ubwami bw'Imana. Kubera iki? Icyo Yesu yapfuye n'abafarisayo barazaga bakareba Yesu imico ye, bakayigera ku bukiranutsi bahimbye, bagahita basanga na Yesu ubwe nawe ubwe atagira gute, adakiranuka. Noneho rero abigishwa be bahoraga babafatira mu masituwasiyo. Umunsi umwe babasanze barimo kurya amahundo ku isabato, baranje bati ya baba bati saba ngaba si shebuja, bose ni iki? Bose ni kimwe. Noneho rero bo ngo bari bazi ko bagira gute, bakiranuka. Henoki uko yarushijeho komatana n'Imana, yarushagaho kubona intege nke ze no kumva yuko ari mubi bikabije. Aya magambo yanditse mu bakurambere n'abahanuzi. None ko kimwe mu bintu bituma duhorana ubwoba bwo kurimbuka ari uko turushaho kuza mu materaniro turushaho kumva turi babi, uko turushaho gusoma ko ariko turimo kurushaho kumva ko turi babi. None wabireka tukagenda tukisinzirira n'ubundi Imana kwiza abazajya mu ijuru n'abatazajyayo. Mwagiye mwumva abantu bafite imitekerereze nk'iyo? Icyo nagira mbabwire ngiki, niba muri ino minsi usoma ijambo ry'Imana rikagutsinda, umutima namuka kwereka ko ufite intege nke, indirimbo yaririmbwa ukumva ni wowe ireba, ijambo ry'Imana ukumva rimo riragushwanyuza ugataha wumva nta kintu wari ufite, ijambo ry'Imana ryabwirizwa ukumva ribaye rishyashya muri wowe, buri munsi ukagambirira kuba hafi y'Imana, ukurushaho kugira ibyo umenya, ukurushaho kugambirira kuba mu Mana, akaba ari kurushaho kubona yuko uri umunyantege nke. Icyo ni ikimenyetso ko Kristo arimo araguhindura uzajya mu bwami bw'Imana. Nshuti zanjye, iki gitabo kiratangaje. Haranditswe ngo Henoki nubwo yakundaga gukora imirimo y'amaboko cyane, ntabwo yari umunebwe, yakundaga imirimo y'iki? Y'amaboko. Hari abantu benshi bazi yuko uko umuntu akora akazi ariko acumura, bakavuga bati rero njyewe ninkomeza gukora aka kazi nimpamvu pe ndabona ijuru ntazarijyamo. Ariko nagira ngo mbabaze, mutekereza ko twese uko turi aha ninde ufite inshingano zitabamo abadayimoni? Hari uhari? Mumumbwire. Bamwe bashobora guhita bavuga ati pasiteri yifitiye akazi keza, ariko wababwira yuko Satani ahiga abantu bari hejuru bahagarariye umurimo w'Imana, kandi nibatega imitego myinshi, ndetse Satani ashobora kuvangira abizera kugira ngo umupastor acike iki? Acike intege. Kubw'ibyo rero akazi pastor nawe afite nako ni akazi kagoye, nk'uko namwe inshingano zanyu za buri munsi zigoye. Ariko icyo nshimira Imana nuko Imana yagennye yuko umuntu wese aho yaba ari mu kazi akariko kose,
akasaba Imana yuko umutima we utanduzwa n'ikintu icyo ari cyo cyose arimo, Imana irabimufasha. Daniyeli yabaye ate ibwami? Ubwami bw'Ababuloni bwari ubwami bw'abagome, ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi barabamennyi b'amaraso, ariko Daniyeli yabayemo. Marayika ku musozo w'ubuzima bwa Daniyeli, marayika aramubwiye ngo igendere, icy'ingenzi ni uko uzahagarara mu mwanya wande, mwanya wawe. Ntabwo kureka akazi ari byo bigabanya umubare w'abadayimoni bakugendagaho, ahubwo icyo navumbuye cyo, buriya abantu bagiye gukora baracumura, ariko abashomeri bo bacumura cyane. Buriya abantu bavunitse bavuga nabi, ariko umuntu w'umunebwe wiriwe aryamye nawe agira umurengwe, kandi umurengwe ni icyaha. Yakundaga gukora imirimo y'amaboko cyane, yakomeje umushyikirano we n'Imana, ntiyawutezukaho. Uko imirimo yarushagaho kumukomerera, niko yarushagaho gusenga ashikamye. Yakomeje kwitarura abantu bose mu gihe runaka, kuba yaramaranye igihe n'abantu akora imirimo kugira ngo abone uko abaha amabwiriza kandi ababere n'urugero. Yajyaga kwitarura akamara igihe ari wenyine, atarya kandi atanywa, kugira ngo Imana imwungure ubwenge mvajuru. Yagiraga na gahunda yo kwiriza ubusa. Ariko nshuti zanjye, uyu munsi wa none kwiyiriza ubusa ni gahunda ibaho, ugasanga abantu nta gaciro bagize gute babihaye. Mu maso he, kubera gushyikirana n'Imana, mu maso he hageze ubwo harabagiranishwa n'umucyo utangaje, nka wa mucyo warabagiranaga mu maso ha Yesu. Amen. Igihe cyarageze ntiyongera gusa nk'uko yasaga, atangira kuzaza asa n'uwo bagendana. Reka mbabwire inshuti zanjye, umuntu mugendana buriya bigeraho ugasa nawe. Yaseka ukabona muraseka kimwe, yavuga ukabona muravuga kimwe. Umuntu mugendana ni umuntu ukomeye. Kubw'ibyo rero Henoki kubwo kugendana na Kristo, kubwo kugendana n'Imana, byarangiye mu maso ye hasigaye hasa no mu maso hande ha Kristo. Uko yabaga avuye gusabana n'Imana, niko abatubaha Imana babonaga ijuru rihatira kureka ibibi byabo binyuze muri we. Amen. Igihe cyarageze Henoki wamureba mu maso, amaso ye akaba indorerwamo, ugahita uvumbura ko ubwo atuje wowe uri umunyamatiku, ukavumbura yuko ubwo we asenga wowe utagisenga. Henoki yageze aho ahinduka indorerwamo, abantu bazaza bamuza mu maso bagahita bamenya ko batanye. Icyo nagira mbabaze ngiki, ku kazi aho ukorera, aho usengera, mu buzima bwawe bwa buri munsi, ndashaka kubabaza abantu iyo bakurebye mu maso, niko abatubaha Imana babonaga ijuru ribahatira kureka ibibi byabo binyuze muri we. Igihe Mose yamanukaga umusozi avuye kwakira amategeko, abasomyi ba Bibiliya mwese murabizi, Abisirayeli baramubwiye batumva, bose baramuhunga, ngo noneho Mose ayoberwa icyabaye. Aho arebye bagahunga bakiruka, aho arebye bagahunga bakiruka. Mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi baravuga ngo Mose yagiye kubonabona umugabo umwe w'igiharamagara, agize gutya mutunza urutoki mu maso. Amaze kumutunga urutoki mu maso, amwereka isiri yuko Mose akwiriye kwitwikira. Nibwo Mose yamenye ko ubwiza bw'Imana yabanye nayo ku musozi bwamwinjiyemo, ku buryo nuko turi babi tukaba twaranze kwegera umwiza waduhindura beza. Nshuti zanjye, yari yararunduriye umutima we ku butunzi budashira,
yararangamiye umurwa wo mu ijuru, yari yarabonye umwami mu ikuzo rye hagati muri Siyoni. Umutima we, ibitekerezo bye n'ibiganiro bye, ibintu bitatu bituranga, ibyo byo byiberaga mu ijuru. Abakurambere n'abantu zipaje ya 50. Umutima we, ibitekerezo bye n'ibiganiro bye byiberaga mu ijuru. Buriya nubona umuntu umuhuye ari umukirisitu, ukabona murimo muraganira ibintu by'intambara zo muri Ukraine, ukumva ko bw'ibishyimbo ko byapanze, amigisho mwize ntagire icyo yakubwiraho, ntakubwira icyo Imana yakoze, ntakubwira amagambo y'Imana amuhumurije muri iyo minsi, uzamenye ko yakonoje. Nshuti zanjye, uko gukiranirwa kwagendaga kwiyongera mu isi y'icyo gihe, niko Henoki yarushagaho gushaka kubana n'Imana. Ubwo yari akiri mu isi, binyuze mu kwizera, ubundi we yiberaga mu bwami bw'umucyo. Hahirwa abantu bafite imitima iboneye, kuko bazareba Imana. Imyaka 300 niyo Henoki yashakishije gutungana k'umutima. Magana ngahe? 300. None abantu b'iki gihe barashaka gutungana ku munsi umwe. Umuntu aragenda akikingirana ahantu mu butayu, Mana mfite ikigeragezo cy'ubusambanyi, mfite ikintu kiba muri njyewe cyo kurobanura abantu ku moko, kandi Mana urabona ndi n'umugome kandi ndaniba, ariko Mana niba mu ijuru uriho kandi ukabubaho, mpaguruka ahangaha ibi bintu mbiretse, kandi numve ijuru rimbwiye yuko mpindutse umukiranutsi. Hari abantu benshi bafite ikibazo cy'uko icyumweru cy'amasengesho bagennye babwira Imana yuko kigomba kurangira bakize. Uyu mugabo buri munsi, uko umunsi wose ukeye, uyu mugabo yahoraga yumva Imana ariyo atezeho amakiriro. Kandi ikindi kintu gikomeye, imyaka 300 yose yashakishije gutungana k'umutima kugira ngo ashobore kugendana n'ijuru. Mu myaka 300 Henoki yagendanye n'Imana, umunsi ku wundi yifuzaga kuba hafi y'iki? Y'Imana. Ikindi, umubano we n'Imana warushagaho kugenda ukomera buhoro buhoro. Uwo mushyikirano uragira gute? Urakura. Kubana n'Imana, Imana iguhindura mu buryo wowe utumva utazi, ariko yo ibifite ibintu irimo gukora. Icyabaye ni iki rero? Kugeza ubwo Imana yamwijyaniye. Umunsi umwe ahagaze ku rugabano rw'umudugudu uhoraho, yarashigaje gusa intambwe ngo yinjire mu rurembo. Noneho inzugi zarikinguye. Urugendo yagendanye n'Imana igihe kirekire ku isi rwarakomeje, maze anyura mu marembo y'umurwa wera. Niwe muntu wa mbere winjiyeyo. Amen. Abamarayika baje kumusura bamuganiriza amagambo y'Imana, ababwira experience amaze kugira mu rugendo rwe rwo kwihana. Abamarayika baramushima, bagenda batera intambwe, agera ahantu arababwira ati reka ngarukira, abatereka da, uburabura intambwe imwe ngo winjire mu bwami bw'Imana. Iyo ntambwe nta yindi, yakinguriwe amarembo, iyo ntambwe arayitera yinjira mu bwami bw'Imana. Uyu muntu mukurikije uko yabayeho, murabona hari aho atandukaniye natwe. Kwizera niko kwatumye Henoki yimurirwa he? Mu ijuru. Kandi kwizera kuracyari mu isi, kubera ko Yesu niwe twizera. Imbaraga ye, ububasha bwe, agakiza ke karacyari hano mu isi. Ndagira ngo mbabwire inshuti zanjye, uru rugendo turimo rw'intege nke, guhora uyu munsi ubyuka ejo ukagwa, ntibizaguca intege. Urugendo rwo kubana n'Imana ni urugendo rw'imyaka yose y'ubuzima bwawe. Nta n'Imana izakugeza ngo ikubwire ngo aho ugeze felicitation. Aho hantu ugeze ntago wakwiba, ugeze ahantu heza ntago wakwica, uri umubwiriza mwiza ntago wasambana nkurikije ibintu wasomye. Ntago Imana ishobora kukubwira ngo uri umudiyakonikazi mwiza w'umukobwa, urwego ugezeho nta muntu wagufata ku ngufu. Hoya, Imana yashimye yuko tuyikenera nk'uko umutima ugira gute? Utera. None se ukurikije uyu mugoroba w'isi turimo, isi yuzuye akavuyo, ubusambanyi, ubugome,
ubuhemu, gukora ibyaha ku mugaragaro. Muri uyu mugoroba w'isi aho ibintu by'Imana abantu barimo kubishyira hasi, abantu barimo kubona bakeka ko baramutse bavuye mu bantu aribwo bakiranuka, abandi bagatekereza ko baretse akazi aribwo bakiranuka, abandi bagatekereza ko bacitse mu rusengero aribwo bakiranuka, abandi bagatekereza ko bajya kwikingirana mu bihuru n'ibihanamanga aribwo bakiranuka. Dukora iki kugira ngo tumere nka Enoki? Twihutira umusozo, igitabo cyitwa Ibibaho mu minsi y'imperuka bagiye kutugira inama. Ndabizi neza ko nawe uri ku rugamba rukomeye, umutimanama wawe ntutuje, utsinda kimwe icyaha ukagwa mu kindi. Ujya wibaza niba hari umunsi uzabaho ku buryo kunesha muri wowe kuzaba gufatika. Ujya wicara ukibaza utari komana, niba aba bagabo ba Daniyeli na ba Henoki baragize amahirwe bakanesha, ubu njyewe nzabasha kunesha nte? Umuhanuzi umwe muri Bibiliya yaravuze ngo mu bazima tumeze nk'intumbi. Ariko reka mbabwire, Imana nayo iratangaje ngo mu bitangaza bitatu tuzabona mu ijuru. Igitangaza cya mbere ni ukubona ubuze y'umuntu wari wararihaye. Hari ukuntu ijuru twicara ukariha umuntu, umva ni impamo rwose. Uriya mugabo pe, uriya mukuru w'itorero nge ndamwikundira, nkunda ukuntu anivugira amatangazo. Nuko atari njye utanga ijuru, ari njye nditanga, nagira gute? Narimuha. Ni impamo y'umubwiriza pe, ariko baduha umupasitoro mwiza. Nuko atari njye ntanga ijuru, ariko nditanga, narimuha. Kujyayo ukabona umuntu wari warahaye ijuru agize gute? Arabuze. Ni igitangaza. Igitangaza cya kabiri ni ukubona umuntu waryimye umusanzeyo. Umva reka ngere ntakubeshye, murabeshya ngo muri abaririmbyi, njyewe ijuru ujyamo nge sinzagire gute? Sinzarijyemo. Bantu babeskoro gusaba batubuzi mubeshya ngo muri abarokore. Ijuru wowe urigiyemo ntaryo najyamo. Wajya kubona ukabona uwo waryimye agize gute? Arayicaye. None se uyu mugore ko yari indaya muri karitsiye yaratuzengereje ageze hano? Igitangaza cya gatatu ni ukwibona wicaye mu bwami bw'Imana, wowe ubwawe utaranatinyukaga no guhamiriza abantu yuko ubwami bw'Imana uzagira gute? Uzabujyamo. Kuko tubayeho mu buzima buri gihe, iyo dutekereje ubwami bw'Imana n'ibisabwa kuri bwo, imitima yacu ihita itubwira ngo tuza, ibyo si ibyawe. Hari n'ukuntu uhimba indirimbo, ugahimba indirimbo burya abantu bazarengana bakagira gute? Wishyiramo. Ariko wajya guhimba igice cya gatatu cy'uburyo mu ijuru bazabaho, ugahita uvuga uti abazajya mu ijuru bazaba bishimye, ugahita wikura ku rutonde ukavuga uti hoya. Pawulo niwe yageze aravuga ngo natwe abazaba bagize gute? Ni igitangaza rero gikomeye kwibona ugeze mu ijuru n'umutimanama wawe wararikwimaga. Ariko se dukora iki kugira ngo Henoki winjiye mu bwami bw'Imana bwa mbere ari umunyantege nke, aba mu mafamiye y'imiserero nka yacu, arwana no gushabika k'ubuzima nk'uko tumeze? Henoki nawe wari ufite ikigeragezo cy'umutima, wakubise imyaka 65 mu isi, nta Mana atekereza. Urugero rwa Henoki, paje 47 iki gitabo Ibibaho mu minsi y'imperuka. Henoki yagendanye n'Imana imyaka 300 mbere yuko ajyanwa mu ijuru, kandi uko isi yari iri muri icyo gihe ntiyarushagaho kurehereza abantu kugira imico ya gikristo iboneye kuruta uko biri muri icyo gihe. Igihe yari arimo cyari igihe kimeze nk'icyacu. None se Henoki yabashije kugendana n'Imana ate? Yamenyereje intekerezo ze guhora zimwumvisha ko ari imbere y'Imana. Akantu kose yabaga arimo, intekerezo ze yari yarazitoje ngo nimba mfite akantu ngiye gukora,
jya ugerageza unyereke ko Imana iri imbere yanjye. Harya ubwo watega moto ukajya kunywera inzoga kure, intekerezo ziri bukwereke ko Imana iri imbere yawe? Harya ubwo watega ukajya gusambanira ku Gisenyi ngo wagiye kure, intekerezo zikwereka ko Imana iri imbere yawe? Wakwicara ukavugana n'undi muntu mugasebya umuntu musengana mukamutokoza, intekerezo zakweretse ko Imana igize gute? Iri imbere yawe? Hoya. Guhora utekereza ko aho uri Imana yicaye imbere yawe bigufasha kumenya amagambo uvuga nayo utavuga, bigufasha kumenya aho ujya naho utajya, bigufasha kumenya ibyo urya n'ibyo utarya, bigufasha kumenya aho wicara naho utakwicara. Ariko Satani adushuka yuko Imana iba ku rusengero. Niyo mpamvu muzabona ku rusengero tuba dutuje. Buriya n'umuntu wakwambuye amateraniro yagenze neza, ku rusengero wahita umubwira uti mpereza. Uzi gufatirana umuntu ku ifunguro ryera, tumubwira tubuze nawe urabyoga utamaye se? Ahita akubwira ati mfite make ndayaguha. Kubera iki? Ifunguro ryera ubona Imana yicaye imbere yawe ku buryo nta kujijisha na kumwe kwabaho. Abakuru b'itorero ngaba mu yindi minsi baba bagenda bafite confidence, yambaye ikoti ava mu modoka, ariko ku ifunguro ryera ujya kubona ukabona umukuru w'itorero arimo aratera intambwe ntoya, pasitoro nawe ari yatera, abizera bose ubona batuje. Uri ku buhanga bw'ibyuma muzumve wa muziki na bya bintu bidunda biba byashizemo. Kubera iki? Ifunguro ryera rimanura Imana tukumva iri imbere yacu. Niko twakagombye kubaho buri munsi. Uyu mugabo yamenyereje intekerezo ze guhora zimwumvisha ko Imana ari imbere y'Imana, kandi igihe yabaga ageze mu bimukomereye amasengesho ye yarazamukaga. Amen. Kintu kimugoye yari yarihaye gahunda ko atazongera kwishyushya mu mutwe. Urimo urabaza umugore ngo ko amafaranga yashize kandi uzongera guhembwa ku kwezi, none se arayaruka? Igikenewe ni ugusenga no gutuza no kwiga ubwenge bw'uburyo ubutaha muzayakoresha. Ariko kubwira umugore ngo wa mugore we ngo ntacyo nzapfa ngezeho, kuva waza nta faranga ngishyira ku mufuko, none se ushaka kuvuga ko umugore wawe yazanye umwaka n'inyatsi? N'umumotari umwe yarabimbwira, arambwira ati kuva nazana uriya mugore sinongeye gushyira igiceri mu mufuko, none se ibyo yangaruriye maze kumwishyura bikuye? Satani nawe arakabya. Njyewe umuntu yarantwaye muha amafaranga arangarurira, ariko antwaye arambwira ngo ntaheruka gushyira igiceri mu mufuko, ngo kuva yazana iki? Iyo yageragaho bimukomereye ntago yajugunyaga amagambo y'amatakaragasi, ntiyijujutaga. Icyambere yakoraga kwari ugusenga. Nshuti zanjye, ntiyemeraga kugira icyo akora gishobora guteza Imana ye ipfunwe. Amen. Ikintu gishobora gutuma Imana igira ipfunwe yarakirebaga akavuga ati hoya. Ariko uyu munsi wa none dutukisha Imana. Iyo twambaye hari abantu bicaga atavuga ati noneho ukuntu yambaye ubanza agiye mu kabari yakitiranyije n'amateraniro. Hari ibintu ukora kugeza ubwo n'umuntu musengana agira ipfunwe, ariko mujye mumenya ko n'Imana igira ipfunwe. Buriya Imana igihe Satani yari ari kugerageza Yobu, Satani yaraje afite ibintu byinshi aje kubwira Imana. Imana irangije amubwira ati ariko wabonye umuhungu wanjye witwa Yobu? Kubera iki? Yobu ntabwo yatumaga Imana igira iki? Ipfunwe. Yahozaga Uwiteka imbere y'ibihe byose. Yashoboraga gusenga agira ati nyigishe inzira zawe kugira ngo ntayobagurika. Icyo unyifuzaho ni iki? Nakora iki ngo nguheshe icyubahiro Mana yanjye? Uko niko yahoraga ahuza imibereho ye n'ibyo akora n'amategeko y'Imana, kandi yabaga afitiye se wo mu ijuru icyizere n'ibyiringiro bihamye. Enoki rero ahagarariye abazaba bari ku isi ubwo Kristo azaba agize gute? Agarutse. Bazahindurwa bakajyanwa mu ijuru batabonye urupfu. Ubu rero abantu bazajya mu ijuru barimo barabaho nk'uko Henoki yari agize gute? Yarabayeho. Niba ufite imibereho inyuranyije n'iya Henoki ntago bizoroha. Hasi baranditse ngo
Enoki yahuraga n'ibishuko nkatwe. Mu gihe cye hari abantu bambara ubusa, hari abasinzi, kuko tubona yuko kwangirika ko mu gihe cya Nowa kwatangiye mu gihe cya Enoki. Amatiku no kurwanira amasambu n'ibiki byari biriho